ikaze kuri Muda Evo TV nk'ibisanzwe ndi Nigene Evode ndi kumwe na mugenzi wanjye Mugisha Edison ndetse na T-Dev. uyu munsi noneho tugarutse tugiye kubabwira ku bijyanye n'indimi ugasanga umuntu arimo aravuga ikinyarwanda akakivanga icyongereza igifaransa ndetse n'igiswahili. Uyu munsi iruhande rwanjye ndi kumwe na Twizeyimana David agiye kutubwira zimwe mu mvugo zivangwa mu rurimi rw'ikinyarwanda, izo mvugo akaba ari iz'ururimi rw'igiswahili. Twizeyimana David ikaze. Izo mvugo nabwira nk'uko umaze kubitubwira Nigene Evode, ugasanga umuntu arabwira ati se urashaka iki, ati hapana na sitaki kintu, kandi murimo muravuga ikinyarwanda akumva ahise avanga mu rurimi rw'igiswahili. Wowe ese ngo urumva bimeze bite, ngo sijukwe ibyo ntago ari byo. ibyo bintu ahubwo agomba gucika Nigene Evode. Ugasanga umuntu aravuze ngo nyine ngo ndaza kujyayo ngo ibiki ngo kumurayini ngo turi kumwe, ubuze kunyita ku kanayini ndaba turi kumwe. Ntago ibintu nk'ibyo rwose bigomba gucika. Niba ari ikinyarwanda ni ikinyarwanda, nta bintu byo kuvangamo igifaransa kujya kuvuga ngo vraiment donc ibyo ni ibiki, cyo si ikinyarwanda. Hari ikibazo nagize. Hari umunsi umuyobozi ukomeye ubona ari umuntu ukomeye mu kazi yakoresheje inama, aratangira abwira abandi bantu bamwandikira bari abantu baba bashinzwe kwandika ngo mumbwire sekreteri ngo yigire hirya. Ugasanga aravuze ati ino mitingi yacu mubona yagenze ite. Mitingi kandi ni iki? Ni inama. Ibaza dushaka kubaza abantu ati inama yagenze gute mu rurimi rw'ikinyarwanda, aravuga ati inama yagenze ngo mitingi yacu. Ikintu twasaba abanyarwanda baduteze amatwi bose bakagorora imivugire yabo n'imikoreshereze y'ururimi rw'ikinyarwanda. Ugasanga umuntu atangiye gutanga ikiganiro runaka, aratangira ati of course nk'uko mubizi biragaragara. Ibyo bintu Nigene Evode urabyumva. Ikindi kandi twafashe urugero rwo kuvuga ngo inama yagenze ite. Nimba ari ururimi rwa Giswahili ushobora kuvuga ati habari za mkutano, nimba ari mucazi ukavuga ati how was the meeting. Ibyo birumvikana. Nta mpamvu zo kuvanga indimi. Ugasanga umukecuru arimo aribaza ati se noneho uriya mwana njye avuze, noneho abakecuru basigaye bagenda bavuga ngo salama viye ibaze ahantu hose. Ibintu bikwiye guhinduka. Ni ukuvuga ngo ibi bintu bidahindutse ururimi rwacu rw'ikinyarwanda rutitaweho rwagira ikibazo rukaba rwakangirika rukaba rwazima bitewe n'izi ndimi tugenda tuvangamo no kwiga cyane. Reka tubashimire bakunzi bacu, naho ubutaha icyo tubasaba no gukora subscribe ndetse ukanarayikinga ino video yacu tuba twese kuri YouTube, cyangwa byakugora ukatwandikira kuri email yacu ni mudaevo.tv2019@gmail.com. Ejo tuzaganira ku bijyanye n'ikesha mvugo. Mwana dukurikira no kuri Facebook page yacu yitwa Muda Evo Facebook. Ugomba kutwandikira ukatubwira icyo twakongera mu biganiro byacu dutanga, mukajya dukurikira tukagira n'inyunganizi kugira ngo dukomezanye neza. Ikindi kandi dukeneye abafana benshi kugira ngo natwe tubashe gushyiramo imbaraga nk'uko bikwiye. Shalom. Ciao ciao.